Inshuti z'akadasohoka za TSG Online TV turagusuhuje, gira umunsi mukuru mwiza w'intwari. Tariki ya 2 Gashyantare buri mwaka mu Rwanda twizihiza umunsi w'intwari, aha abanyarwanda bibanda by'umwihariko ku bitangiye igihugu mu buryo butandukanye, haba kukirwanirira, korokora bacyo no guharanira ubusugire busesuye ku Rwanda n'abarutuye. Uko bisanzwe umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bunamiye intwari z'u Rwanda, anashyira indabo ku gicumbi cy'intwari giherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Perezida Kagame yunamiye intwari z'igihugu kuri uyu wa mbere umwaka wa 2022 ku munsi wahariwe kuzizirikana no kuzirikana ibigwi n'ubutwari. Hashyizwe indabo ku gicumbi cy'intwari zo mu cyiciro cy'imanzi arizo umusirikare utazwi izina. Uyu ahagarariye abasirikare bose bagoye ku rugamba barwanira ineza y'u Rwanda ndetse n'abazarugwaho. Muri iki cyiciro kandi harimo intwari General Major Fred Gisa Rwigema wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu mu minsi ya mbere. Indabo kandi zashyizwe ku gicumbi cy'intwari ziri mu cyiciro cy'imena kirimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agata, Niyitegeka Felicite n'abanyeshuri b'Inyange banze kwitandukanya ubwo baterwaga n'abacengezi mu mwaka wa 1997. Ni ku nshuro ya 28 igikorwa nk'iki kibaye. Kuri iyi nshuro cyahawe insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kayo. Iyo tuvuze intwari, benshi mu banyarwanda bahita bakubita agatima ku bihe bigoye u Rwanda rwanyuzemo mu myaka y'1990 kugeza hafi mu mwaka wa 1998. Muri ibi bihe nibwo intwari z'u Rwanda zagaragaje bidasubirwaho kwitangira abanyarwanda zigamije kubabohora ingoyi y'igitugu no kubohora imbaga nyamwinshi y'abatutsi yatikijwe mu mahano ya jenoside mu 1994. Ababashije gutera intambwe ntibibeshye kuko batagiye kure y'igisobanuro cy'ubutwari nk'uko abahanga batandukanye mu Rwanda batanze igisobanuro cyabwo. Kuri bo ubutwari buturuka ku mutima wo guhitamo gukora igikwiye mu bihe bidasanzwe. Ku ruhembe abanyarwanda bazirikana by'umwihariko General Major Fred Rwigema. Ku batamuzi neza, uyu mugabo yatabarutse ubwo yari ayoboye ingabo za RPA zari zigamije kubohora u Rwanda. Abari bazi neza Rwigema bahamya ko aho yabaye hose uhereye muri Uganda, Tanzania na Mozambique yaranzwe n'imico myiza n'ubutwari ndetse n'ishyaka no guharanira ukuri. Major General Fred Rwigema uzwi ku mazina yo mu buto bwe nka Emmanuel Gisa yavukiye Gitarama ku wa 10 z'ukwezi kwa 4 1957. Ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1960 bwiswe impinduramatwara y'abahutu nibwo bwatumye Rwigema n'umuryango we bahungira muri Uganda mu nkambi ya Nshungerezi iherereye muri Nkore. Rwigema yasoje amashuri ye yisumbuye mu mwaka wa 1976 aho yahise afata inzira ajya muri Tanzania ubwo yinjiraga mu mutwe w'inyeshyamba za Front for National Salvation FRONASA wari uyobowe na Yoweri Museveni, mukuru w'inshuti ye magara Salim Saleh. Ni muri uwo mwaka kandi Emmanuel Gisa yatangiye gukoresha izina rya Fred Rwigema. Fred Gisa yagaragaye mu ntambara nyinshi mbere yuko aza gusoreza urugendo mu gihugu cye cy'amavuko. Zimwe muri zo ni nkaho mu 1978 yagiye muri Mozambique afatanya n'inyeshyamba za Frelimo ubwo zari ku rugamba rwo kurwanya no guca ubukoloni bwa Portugal. Mu mwaka wa 1979 Rwigema yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za Uganda National Liberation Army UNRA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, wafatanyije n'ingabo z'igihugu za Tanzania kuvana Idi Amin ku butegetsi ubwo yahungiraga muri Libya. Ntibyatinze kuko Rwigema yinjiye mu mutwe wa National Resistance Army NRA wa Museveni ubwo bari mu ntambara ya guverinoma ya Milton Obote zikanabohora Uganda. Rwigema yagiriwe icyizere ahabwa umwanya wa Minisitiri w'Ingabo wungirije. Kuva inyeshyamba za NRA zahiri ku butegetsi bwa Obote zikanabohora Uganda, Rwigema yagiriwe icyizere ahabwa umwanya wa Minisitiri w'Ingabo wungirije. Umwihariko we ni uko umwanya ukomeye yari afite muri leta ya Uganda utamubuzaga kugumana abasirikare be mu ntambara z'urudaca zahoraga mu majyaruguru ya Uganda. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu mwaka wa 1990 Fred Rwigema yayoboye ingabo za RPA mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Tariki ya 2 Ukwakira yahise atabaruka arasiwe ku rugamba.
ubusanzwe intwari z'u Rwanda zigabanyije mu byiciro. Ikibanza ni urwego rw'intwari z'imanzi. Uru rwego rurimo intwari zitakiriho. Ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu ngubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Urwego rwa kabiri ni urwego rw'imena rurimo umwami Mutara wa kabiri Rudahigwa Charles Léon Pierre. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera, abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi, aho yirirwaga arenganura abaturage cyane cyane abakiri bato. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'abanyarwanda, ashinga fo Mutara, asaba abapadiri b'abayezuwiti gushinga koleji Gatagara, bayijyana i Bujumbura, iba Collège International du Saint-Esprit. Ashinga ishuri ry'abayisilamu ku ntwari i Nyamirambo, ashinga za École Laïque, ashinga ishuri ry'abene Mutara ry'i Kanyanza, anohereza abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mutara wa gatatu yatangiye impinduramatwara muri politike, akuraho inkuke zakamirwaga umwami, yishyiriraho ize bwite, akuraho imirimo y'agahato yitwaga akazi, akuraho ubuhake abagaragu bagabanaga na ba shebuja, ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko. Ababirigi barabyanga, yanga kwica Gitera, ashaka gukuraho ikibimutera. Iki cyiciro kandi kirimo Michel Rwagasana. Uyu yakoze imirimo inyuranye. Iyi mirimo yose yerekana ko yagirirwaga icyizere kubera ubunyangamugayo n'umwete bye. Yabaye umukozi wa leta mbirigi i Bujumbura, yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho mu 1954. Yanabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uwiringiyimana Agata, uyu nawe muramwibuka, yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva ku wa 17 Nyakanga 1993 kugeza ku wa 7 Mata 1994, mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yishwe n'abari ingabo z'igihugu. Uwiringiyimana Agata yagize umutima wa kigabo, arwanya akarengane kiringaniza mu gihe yari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bw'ironda karere n'ironda koko. Felicite Niyitegeka yishwe kuwa 21 Mata 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kubera ko yanze kwitandukanya n'abo yari yahaye ubuhungiro hamwe na bagenzi be bari muri Centre Saint Pierre ku Gisenyi. Iki cyiciro kandi tugisangamo abanyeshuri b'Inyange. Abemezwaho ubutwari ni abari bari mu kigo cy'Inyange mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe 1997 mu ishuri ry'uwa gatandatu n'uwa gatanu, igihe abacengezi bateraga icyo kigo. Ari abapfuye ari n'abatarapfuye iryo joro. Abanyeshuri b'Inyange baharaniye ku mugaragaro amahame y'ubumwe bw'abanyarwanda kugeza aho bamwe babizira babizi, bemera guhara ubuzima bwabo aho kwivangura. Urwego rusoza ni urwego rw'ingenzi. Abantu bari muri uru rwego ntibaramenyekana kuko hakirimo gukorwa ubushakashatsi ngo hamenyekane abazashyirwamo. Ibi kandi birashimangirwa n'inyandiko dusanga mu ntwari z'u Rwanda ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Amateka y'intwari cyane cyane ay'abatugarutseho si yashyira akadomo ku butwari cyangwa ku bazaba intwari mu bihe bizaza, yewe n'ibi turimo. Icyo ugomba kuzirikana nuko ubutwari bw'abanyarwanda ari uruherekane rutozwa abakiri bato kuva kera. Ubutwari ntibukiri mu ngabo gusa nk'uko byahoze, bwaragarutse bujya no mu buzima bwose. Ubutwari ni ugukora igikorwa cyiza kidasanzwe kandi ubigirira abandi, ukaba wanahasiga ubuzima bwawe. Gumana na TSG Online TV uryoherwe n'ibiganiro byuje ubwenge tukugezaho. Komeza ugubwe neza.